Ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Hoseya mwene Beri ku ngoma ya Uziya n'iya Yotamu n'iya Ahazi n'iya Hezekiya abami b'Ubuyuda no ku ngoma ya Yerobowamu mwene Yehowasi umwami wa Isiraheli. Igihe Uwiteka yatangiye kuvugana na Hoseya bwa mbere, aramubwira ati: Hoseya mwene Beri, Hoseya mwene Beri. Karamo Uwiteka, vuga kuko umugaragu wawe ndi kumva ijwi ryawe. Genda ucyure umugore w'amarayi ufite abana b'ibingendaro, kuko iki gihugu cyakabije ubusambanyi bwo kureka Uwiteka. Ibyo Uwiteka yansabye gukora arabizi ko nawe bidashoboka, kurongora umugore w'amarayi ufite abana b'ibingendaro. Mwana wanjye, niwiringire Uwiteka, icyo agiye gukora cyose aba afite impamvu yacyo, kandi ibyo agambiriye kugirira abantu be ni byiza. Nimba Uwiteka yahisemo gukora umurimo we, wakwemera ukicisha bugufi ugakora uwo murimo aguhamagarira gukora. Hari ikindi wavuga se? Kuko atari wowe biriho. Tekereza ikimwaro ngiye kugira hagati muri rubanda. Gomeri ni indaya yabigize umwuga. Kumurongora bizangiza izina ryanjye. Ndatekereza ndetse ko atari Imana yavuganye nanjye. Ntukwiye gushidikanya ku Mana. Nimba Imana yavuganye nawe, ugomba kumvira, naho ubona ko byagusebya muri rubanda. Imana irashaka gukoresha ubuzima bwawe ngo yigishe Isiraheli, mwana wanjye. Ibuka gato, Imana yakoresheje ubuzima bwa Yeremiya, kandi yakoresheje n'ubuzima bwa Ezekiyeli abera ubwoko bwayo ikimenyetso. Nimba Imana iguhisemo, gira ubutwari, cyangwa uvugane na so, ahari yakugira inama ziruseho. Hoseya mwana wanjye, izina ryawe risobanura agakiza. Ukwiye kumvira Uwiteka, kuko ashaka kuburira Isiraheli ubwoko bwawe. Ese ubundi nta kindi yagutumye? Yantumye no ku bwoko bw'Abefurayimu. Abefurayimu baretse Uwiteka, bivanga n'andi moko. Ahubwo se papa, wambwiye byinshi ku Befurayimu, amateka yabo ni ayahe? Ubundi se ni mu buhe buryo batayemo Uwiteka? Efurayimu na Manase ni abana ba Yosefu yabyariye muri Egiputa. Yakobo yaje muri Egiputa ashaje cyane, hanyuma kandi amenye neza yuko yendaga gupfa, ahera ko ahesha abana ba Yosefu bombi umugisha,
ari Efurayimu na Manase. Efurayimu yahawe umugisha mwinshi kuruta mukuru we Manase, kandi yabwiwe n'Uwiteka yuko azakomera kurusha Manase. Biratangaje cyane rwose. Ubwo ni ukuvuga ngo abana bombi ba Yosefu, Efurayimu na Manase, babaranywe n'Abisiraheli. Hanyuma nimba ntibeshye, mu gihe cyo gufata igihugu cy'i Kanani, Yosuwa abana b'imigabane minini, hanyuma barakomera nyine nk'uko Uwiteka yari yabivuze. Siko bimeze se papa? Oya, siko byagenze mwana wanjye. Ahubwo Yosuwa ntiyabonye umugabane munini wo guha bene Yosefu, kuko imiryango ya Isiraheli yari myinshi, maze abaha umugabane muto, abasaba kwiyagura batema amashyamba. Efurayimu mu kwiyagura yahuye n'Abanyakanani bari barahungiye mu mashyamba, maze ntiyabica kuko yabashakagamo abagaragu. Nubwo Imana yari yarategetse ko abantu bose bahunze bagombaga kwicwa aho bari bubonwe hose, arabareka babaho baramukorera, kubera gukunda kunguka cyane. Maze iyo mpamvu ibera Efurayimu ikigusha. Efurayimu ntiyongera gusenga Imana, ahubwo atangira gusenga ibigirwamana by'Abanyakanani abo yari ahatse. Gomeri, nagushakiye mu mujyi wose nshaka kuvugana nawe. Wari uri hehe? Hoseya, umuhanuzi w'Uwiteka, wanshakiraga iki? Urabizi sindi umunyedini. Abantu bose barantaye, usanga banshinja ngo ndi indaya. Hari icyo unshakira kidasanzwe? Ndashaka kukurongora tukabana nk'umugabo n'umugore, maze ukambyarira abana ukava muri ubu buzima. Kera bamwe bavuze ko urukundo ari impumyi, natinze kubyemera. Kugeza ubu, kukugira nk'umugabo mu buzima bwanjye bizatuma nibagirwa ibyahise, kandi ibyambabaje byose nabyibagizwa no kureba ejo hazaza hamwe n'ibyishimo by'umuryango wose. Nshobora kuvuga ko ibihe byanjye byiza byo gusobanukirwa n'ubuzima byatangiye igihe nahuraga nawe. Wari ukwiriye gushima Uwiteka kuko niwe wantegetse kubikora, kubera ko Abisiraheli bahindutse nk'abasambanyi, baretse Uwiteka umugabo wabo w'isezerano, maze basenga ibigirwamana bitumva kandi bitareba. Ubuzima bwacu ni isomo ku bwoko bwa Isiraheli na Efurayimu. Hashimwe Uwiteka Imana ya Isiraheli, yo impisemo kandi ndi umunyabyaha ngo mbisoma muri bene wacu. Nanjye twaretse Uwiteka, icyampa Uwiteka akankizaho ibyaha byanjye maze akanyishimira. Mugabo wanjye, uyu munsi ufite gahunda ki? Uyu munsi ndashaka kuvugana n'umusaza mukuru w'ubwoko bw'Abefurayimu nk'uko ijambo ry'Uwiteka riri. Ubwo rero untegurire amarobo ahagije y'umutsima n'amazi, ndaza kubikenera mu rugendo. Uwiteka abane nawe mugabo wanjye, reka ntegure iby'urugendo byose. Nuko Gomeri umugore wa Hoseya asama inda, abyara abahungu babiri n'umukobwa umwe. Nuko Imana ibwira Hoseya iti,
izina rye umwite Yezereli, kuko hasigaye igihe gito ngahora inzu ya Yehu amaraso ya Yezereli, kandi nzamaraho ubwami bw'inzu ya Isirayeli. Ugirire imbabazi ubwoko bwawe Uwiteka, kubera ko ari abantu bambaye umubiri gusa. Kandi n'uwo mukobwa namara kuvuka uzamwite Rohurama, kuko ntazongera kugirira inzu ya Isirayeli imbabazi, ntabwo nzongera kubababarira ukundi. Ariko ya nzu ya Yuda nzayibabarira, mbakize ngiriye Uwiteka Imana yabo, kandi sinzabakirisha umuheto cyangwa inkota cyangwa intambara cyangwa amafarashi cyangwa abagendera ku mafarashi. Ariko Uwiteka, nk'uko urukundo rwawe rungana ari rwinshi, igarurira abantu bawe, ntudusige twenyine kandi ntuduhane. Kandi namara gucutsa Rohurama, azongera asama indi nda, umwana uzavuka uzamwite Rowamu, kuko mutari ubwoko bwanjye, nanjye sinzaba Imana yanyu. Ndakwinginze Uwiteka Imana yacu, ntutume ubwoko bwawe buba igitutsi, kandi ntutume bakorwa n'isoni mu mahanga y'abatarakebwe. Ariko witinya Hoseya, kuko umunsi umwe umubare w'Abisiraheli uzangana n'umusenyi wo ku nyanja, utabasha kugerwa habe no kubarika. Kandi aho babwirirwaga ngo ntimuri ubwoko bwanjye, bazahabwirirwa ngo muri abana b'Imana ihoraho. Efurayimu yivanze n'ibigirwamana nimumureke. Ibyo banywa bikarishye, bahora basambana, abatware be bakunda ibiteye isoni bisa. Inkubi y'umuyaga yamutwaye mu mababa yayo, kandi bazakorwa n'isoni n'ibitambo byabo. Kuko Efurayimu yagwije ibicaniro byo gukora ibyaha, ibyo bicaniro nibyo byamubereye icyaha. Naho namwandikira iby'amategeko yanjye nkageza ku 10,000, yayareba nk'ikintu cy'inzaduka. Ibitambo batambirira babitambirira kugira ngo bibonere inyama zo kwirira, ariko Uwiteka ntabwo yemera ibyo. Noneho azibuka gukiranirwa kwabo, kandi abahanira ibyaha byabo, bazasubira muri Egiputa. Efurayimu ngotesheje ibinyoma, n'inzu ya Isiraheli yuzuye uburiganya, ariko Yuda we aracyatwarira Imana n'umunyamurava kuwera. Efurayimu yatunzwe n'ibintu by'umuhohwe, kandi akurikira umuyaga w'iburasirazuba, ahora agwiza ibinyoma n'urugomo. Basezerana n'abo muri Ashuri, bajyana amavuta ya Elayo muri Egiputa. Efurayimu n'umugenza, iminzani y'ubuhenzi iri mu ntoki ze, akunda guhenda. Efurayimu aravuga ati, ni ukuri nabaye umukire, nirongeye ubutunzi, mu mirimo yanjye yose ntibazambonaho ibi byakwitwa ibyaha. Efurayimu yivanze n'ayandi moko. Efurayimu ni nk'umutsima udahinduwe, ugashyira uruhande rumwe. Abanyamahanga bamumazemo imbaraga ze, kandi ntabizi, ndetse yameze n'imvi z'ibitarutaro ntiyabimenya. Na Isiraheli ashinjwa n'ubwibone bwe, ariko ntibaragarukira Uwiteka Imana yabo ngo ibyo byose bitume bayishaka. Efurayimu ni nk'inuma y'injiji itagira ubwenge, batakira Egiputa bagahungira muri Ashuri. Mwiriweho, nitwa Hoseya mwene Beri. Uwiteka yakunyoherejeho kugira ngo nguhugure. Dore mwaretse amategeko y'Uwiteka, Abefurayimu mwese, kandi
mutuma imitima yanyu ikorera izindi mana z'abanyakanani, Bayali na Dagoni. Sogokuruza wawe Yozefu guhera mu bwana bwe yagenderaga mu mategeko y'Uwiteka, ariko mwebwe umwanya w'Imana mwawusimbuje ibigirwamana. hose muhanuzi w'Uwiteka, ntago nzi icyo navuga rwose. ubwo Uwiteka yanciriye urubanza, agacira urubanza n'imirimo yanjye, kandi akabona yuko ntakwiriye ndetse ntagendera mu nzira zo gukiranuka nka sogokuruza. Ndakwinginze unsengere, ahari wenda Yehova Imana y'Abisirayeli yakongera ikanyigarurira, nanjye nkongera kuyisenga n'umutima umwe. Mu by'ukuri Imana yansezeranije kwaguka n'ubutunzi, ariko ibyo ntibyavugaga ko nagombaga gusubira inyuma nkibagirwa amategeko y'Uwiteka. Ntimutinye, kuko Uwiteka ari Imana y'inyebambe, izongera ibagirire neza, ibagaragariza urukundo rwayo. Ndagusabye ukomeze kunshyira mu isengesho ryawe. Ngiye kuvugana n'ubwoko bwacu bw'Abefurayimu, mbabwire bose dusenge dusaba Uwiteka Imana imbabazi, hanyuma tugaruke mu isezerano ry'Uwiteka nanone, kugira ngo dukomeze kubona imigisha iva mu kuboko kwe. Efurayimu we, nabasha nte kukureka? Nawe Isiraheli we, naguhana nte? Mbese nakugenza nka Adima, nakugira nk'uko nagize i Seboyimu? Umutima wanjye urabagarukiye, n'imbabazi zanjye zose ziragurumana. Sinzakurikiza uburakari bwanjye bukaze, kandi sinzagarurwa no gutsemba Efurayimu, kuko ndi Imana sindi nk'umuntu. Ni njye Uwera uri hagati yanyu, sinzatwarana kuri uwo mudugudu. Uwiteka ashimwe, kuko urukundo rwe ruhoraho iteka ryose, kandi impuhwe agirira abantu be b'Abisirayeli zitemba hose. Kandi umuntu wese uzagendera mu nzira z'Uwiteka ntazabura kubona ingororano ze. Efurayimu ni nk'ishashi yamenyerejwe ikunda kuvunga ingano, ariko nzashyira ingiga y'igiti ku ijosi rye ryiza. Efurayimu nzamushyiraho umugenda hejuru, Yuda azarima, Yakobo nawe azacoca. Mugore wanjye, ubu noneho ubutumwa Imana yampaye ndaburangije. Abefurayimu bemeye kugarukira Uwiteka, kandi Isiraheli nayo yemeye kwihana. Ikirenze kuri ibyo, Uwiteka yagiranye nabo isezerano ry'amahoro. Ibyo ntibinshimishije rwose. Wibuke ko twashakanye kubera itegeko ry'Uwiteka, none se ugiye kunsenda kuko icyo Uwiteka yashakaga kigezweho? Mukundwa, humura rwose, ndagukunda cyane, kandi niba Imana yasezeranye ko itazareka Isiraheli na Efurayimu ibahora ibyaha by'ahashize, niko nanjye ntazareka umukunzi wanjye Gomeri kugeza iteka ryose. Ndanezerewe cyane ku buryo utabyumva. Urukundo rw'Imana ruratangaje, ntirugira umupaka. Nanjye wasuzugurwaga rubashije kumpuza n'umugabo w'inzozi zanjye. Mukundwa, ubwo nari umwana, data yanyigishije umurongo wo mu byanditswe byera ujyanye n'urukundo rw'Imana. Uwo murongo sinzawibagirwa. Umunsi umwe Imana yaravuze iti, icyateye Uwiteka kubakunda akabatoranya si uko mwarutaga ayandi mahanga yose ubwinshi, ndetse mwari bake hanyuma y'abandi bose, ahubwo ni uko Uwiteka abakunda, agashaka gusohoza indahiro yarahiye ba sekuruza banyu. Nicyo cyatumye Uwiteka abakuzaho amaboko menshi, akabacungura mu nzu y'uburetwa, mu butware bwa Farawo umwami wa Egiputa.
nuko none menya yuko Uwiteka Imana yawe ari yo Mana, ni Imana yo kwizerwa, ikomeza gusohoreza isezerano no kugirira ibamba abayikunda bakitondera amategeko yayo, ikageza ku buzukuruza babo b'ibihe ibihumbi.